Ese ujya wibaza uko amapeti mu gisirikare akurikirana n'uko bigenda kugira ngo umusirikare azamurwe mu ntera? Ntugende utarebye iyi video. Ubundi mu gisirikare habamo ibyiciro by'amapeti bitandukanye. Icya mbere ni icyiciro kirimo amapeti y'abasirikare bato ari bo caporal, sergent, premier sergent, sergent major, adjudant na adjudant chef. Ikindi cyiciro kigizwe n'abofisiye bato barimo sous-lieutenant, lieutenant na capitaine. Mu cyiciro cya gatatu ni abofisiye bakuru barimo majoro, lieutenant colonel na colonel. Icyiciro cya kane ari nacyo gikuru mu gisirikare ni icyiciro cy'amapeti y'abofisiye general. Ayo ni general de brigade, general majoro, lieutenant general na general. Wakwibaza utese ni iki kigenderwaho kugira ngo umusirikare azamurwe mu ntera? Bisobanurwa n'iteka rya perezida ryo kuwa 13 Mata 2024. Bisobanura ko bisaba amezi 6 kuva ku ipeti rya sous-lieutenant ujya ku ipeti rya lieutenant, bikaba imyaka 4 kuva ku ipeti rya lieutenant ujya ku ipeti rya capitaine, ni imyaka 4 kuva ku ipeti rya capitaine ujya ku ipeti rya majoro, bikaba imyaka 3 kuva ku ipeti rya majoro ujya ku ipeti rya lieutenant colonel, ni imyaka 3 kuva ku ipeti rya lieutenant colonel ujya ku ipeti rya colonel, bikaba imyaka 4 kuva ku ipeti rya colonel ujya ku ipeti rya general de brigade, bikaba imyaka 3 kandi kuva ku ipeti rya general de brigade ujya ku ipeti rya general major, ni imyaka 3 nanone kuva ku ipeti rya general major ujya ku ipeti rya lieutenant general, bikaba imyaka 3 kuva ku ipeti rya lieutenant general ujya ku ipeti rya general. Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga wa RDF ashobora kuzamura ku ipeti ryisumbuye ofisiye uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa akamuzamura ku ipeti ryisumbuye igihe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Dore ibishingirwaho mu kuzamura mu mapeti abasirikare bato nk'uko bigaragazwa mu ngingo ya 8 y'iteka rya perezida ryo kuwa 13 Mata 2024. Icya mbere ni ubushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiwe kuri raporo y'isuzuma bushobozi, amahugurwa ya gisirikare yakozwe, gutsinda ikizamini gituma azamurwa mu ntera iyo ari ngombwa, no gutsinda ikizamini cy'imyitozo ngororangingo. Minisitiri w'Ingabo ashobora guhabwa ububasha na Perezida wa Repubulika ryo kuzamura ku ipeti ryisumbuye umusirikare muto ufite ubumenyi bwihariye, cyangwa akamuzamura ku ipeti rikurikiraho igihe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Umuyobozi ufite ububasha bwo kuzamura mu ntera umusirikare ashobora kumuha ipeti ryisumbuye ry'agateganyo kugira ngo akore imirimo ijyanye naryo.